Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, aha twageze ni kuri buri munsi. Twese Imana ikomeze kutugira neza buri munsi. Dore amasomo adufasha gutakambira Yesu kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 26 Kamena. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 18 murongo wa mbere kugeza ku wa 15. Muri iyo minsi Imana yongera kubonekera Aburahamu ku biti by'imishishi ya mambure. Aburahamu yari yicaye ku muryango w'ihema rye igihe cy'icyokere cyo ku manywa y'ihangu, ngo yubure amaso abona abagabo batatu bamuhagaze imbere. Ababonye avaho yari yicaye ku butaka, aravuga ati, shobuja, niba agize ubutoni mu maso yawe, ntuce ku mugaragu wawe. Nibazane utwuzi mwoge ibirenge, muruhukire munsi y'iki giti. Mbazane n'igisate cy'umugati, musame agatima mbere yo gukomeza urugendo. Ubwo mwanyuze hafi y'umugaragu wanyu, baramubwira bati, kora uko ubivuze. Aburahamu yihuta agana mu ihema, asanga Sara, aramubwira ati, gira bwangu we n'inshuro 3 z'ifu uyikate maze wotse utugati. Hanyuma Aburahamu yirukira mu bushyo bw'inka, afatamo akamasa gashishe karyoshye, maze agaha umugaragu we ngo yihutire kugatunganya. Yenda amata n'amavuta n'inyama zako kamasa yateguje, arabibahereza. We ahagarara munsi y'igiti iruhande rwabo, barafungura. Nuko baramubaza bati, Sara umugore wawe ari hehe? Arabasubiza ati, ari hariya mu ihema. Uhoraho ati, nzagaruka iwawe undi mwaka iki gihe. Icyo gihe Sara umugore wawe azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Ubwo Sara yarumvaga ahagaze inyuma ya Aburahamu mu muryango w'ihema. Aburahamu na Sara bari bashaje cyane, kandi Sara yari yararetse kugira ibyo abandi bagore bagira. Nuko Sara araturika araseka mu mutima, yibwira ati, ubu ko nashaje nashobora nte kugira ibyishimo, kandi ko na databuja ari umukambwe? Uhoraho abwira Aburahamu ati, niki gishekeje Sara kigatuma yibaza ngo mbese ubu nzabyara ko nshaje? Hari ikintu se kinanira Uhoraho? Undi mwaka iki gihe nzagaruka iwawe, Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Sara ahakana avuga ati, sinigeze nseka, kuko yari afite ubwoba. Uhoraho ati, nyamara wasetse. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu kuzirikanira isomo turifashisha igisingizo cya Bikira Mariya dusanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 47 kugeza kwa 55. Umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja utavugwaga rwose. Kuvuma sekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya mu bihe byose. Abashonje yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amaramasa. Yagobotse Isiraheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Nyagasani yibutse impuhwe ze agirira abantu bose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 8 murongo wa 5 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yesu abaye akinjira muri Kafarnawumu, umutegeko w'abasirikare aramwegera, aramwinginga avuga ati, Nyagasani umugaragu wanjye aryamye mu nzu iwanjye, ni ikimuga kitinyagambura kandi arabaye cyane. Yesu aramubwira ati, ndaje mukize. Uwo mutegeko aravuga ati, Nyagasani, sinkwiye ko wakwinjira mu nzu yanjye, ariko uvuge ijambo rimwe gusa maze umugaragu wanjye akire. Nubwo nanjye ndi umuntu utegekwa, mfite abasirikare. Nabwira umwe ntigenda, akagenda, undi nti ngwino, akaza, n'umugaragu wanjye ndikora iki, akagikora. Yesu abyumvise aratangara, maze abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri, muri Isiraheli nta muntu nigeze nsangana ukwemera nk'uku. Ndabibabwiye, benshi bazavaho izuba rituruka naho rirengera, basangire na Aburahamu na Izaki na Yakobo mu ngoma y'ijuru. Naho abana b'ingoma bazatabwa hanze mu mwijima, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Hanyuma Yesu abwira uwo mutegeko w'abasirikare ati, genda, uko wemeye aba ariko ugirirwa. Nuko wa mugaragu akira ako kanya. Yesu ngo agere kwa Petero, asanga nyirabukwe aryamye yahinduwe, amukoze ku kiganza, ubuganga bumwamukamo, arabyuka arabazimanira. Bugorobye bamuzanira bahanzweho na roho mbi nyinshi. Nuko azirukana zikabukira, maze akiza abarwayi bose, kugira ngo huzuzwe iby'umuhanuzi Izayi yavuze ati, yatwunamuye mu ntege nke zacu, yigerekaho n'indwara zacu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze iteka iwacu, tumubone tumwereke abandi.
mu bibazo byacu, mu burwayi bwacu, mu bukene, mu nzara, mu bitotezo, mu ntege nke zacu. Aho niho Imana yigaragariza ngo idutabare, idukize. Uyu munsi Imana yemeje kudusura mu ngo iwacu, aho tuba, ku buriri, mu byumba, mu mitima yacu. Rero iyo Mana ije kudusura nituyakire neza, hanyuma nitumara kuyakira tuyishyire n'abandi, tubone Imana tuyereke abandi. Muri amasomo turazirikana ku ngingo yo kuvuganira abo dushinzwe. Ese muvandimwe, abo ushinzwe urabazi? Ubafasha iki? Ubakorera iki? Ubamariye iki? Urabavuganira? Ubageza ku Mana cyangwa urabayobya bakarindagira? Ntubiteho, byaba bibabaje. Biratangaje abantu bamwe kuri isi kubera kwikunda no kwikubira no gushaka ko banyamwigendaho, inshingano zo kwita ku bandi hari igihe bazicura nyine ku bandi, bagasigana bakitana ba mwana. Nyamara muvandimwe, ukoze urutonde rw'abo ushinzwe, liste ntiyarangira pe. Hari ababyeyi bashinzwe abana, hari n'abana bashinzwe ababyeyi, hari ba databuja na ba mabuja bashinzwe abagaragu, n'abagaragu burya bashinzwe ababa bose. Muganga ku murwayi, mwarimu ku munyeshuri, umucuruzi ku mukiriya, umuyobozi n'umuyoborwa, umukozi n'umukoresha, abashyitsi n'abandi benshi baza batugana. Yewe kuri iyi liste wakongeraho n'abandi benshi. Rero kuri urutonde rw'abo dushinzwe tutashoboye kurangiza kurondora, tugendeye ku masomo y'uyu munsi turaza kugaruka ku byiciro bibiri: umugaragu na shebuja nk'uko twabyumvise mu ivanjiri, ndetse n'umushyitsi n'umwakira nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Umuturage w'umunyarwanda mwiza Genere ati urugo n'urugendwa. Iyo wakira neza umushyitsi uronka imigisha. Yamvugo umunyarwanda ati umushyitsi muhira kurisha imbuto. Umushyitsi rero bingana umugisha, ntukajya winubira umushyitsi. Aburahamu yakiriye neza abashyitsi, arabazimanira, birangira asigiye umugisha we n'umugore we Sara. Abashyitsi bagize bati nzagarukira undi mwaka iki gihe, icyo gihe Sara umugore wawe azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Amen. Urakoze Mana. Amen. Urakoze Mana kwibuka abanyantege nke. Abashyitsi baje mu ishuri y'abagabo batatu, abahanga mu bya kiliziya, le père de l'église. Bamwe abashyitsi babonamo abamarayika b'Imana baza kudusura ku rugendo, baza kudusura aho tuba. Abandi bakabonamo ubutatu butagatifu mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu. Ni Imana ubwayo yize gusura Aburahamu. Icyo tuzirikana aha ngaha ni uko Imana nyine dushinzwe, ariko hari igihe iza mu ishusho y'umunyantege nke, umushyitsi, umukene, umushoje ukeneye ubufasha bwacu, ukeneye ko tumwitaho, tumwakira neza. Cyakora Imana kubera ko ari être invisible, ntabwo igaragara. Ibyo bikenerwa by'umubiri, les besoins corporels, kurya, kunywa, kwambara, kugenda, ntabwo Imana ibikeneye, ahubwo nitwe n'ubundi tuba tubikeneye, nitwe n'ubundi bigirira akamaro, nitwe n'ubundi bigarukaho bikadukiza. Muri ya shusho ya bagenzi bacu bababaye, bakeneye ubufasha bwacu, bifuza ko tubitaho. Rero nakira Imana iwanjye igihe cyose mfashe umugambi wo gutabara abababaye, kuvuganira abanyantege nke, abo nshinzwe, abatishoboye, kwita ku bandi nk'uko twabizirikanye mu ivanjiri y'uyu munsi. Ubwo uwo mutegeka w'abasirikare cyangwa umujenerali n'icyubahiro cye cyose afite hejuru y'abasirikare benshi ayobora bagera mu 100 cyangwa bashobora no kurenga, muri ibyo byubahiro bye yiyemeje guca bugufi, yegera Yezu amuzaniye umugaragu we. Nguko bavandimwe kwa gutwara abo dushinzwe, tukabageza ku Mana, tukabaheka, tukabasabira, tukabageza mu ijuru. Imibabaro bafite, ibibazo barimo, burwayi, agahinda, ndetse n'amahoro n'ibyishimo baba bafite, byose tukabishyikiriza Yezu. Yezu twumvise ejo bundi twamumvaga avuye ku musozi nk'ahantu ho guhurira n'Imana. Yakoze igitangaza cya mbere, akiza umubembe. None nabwo arakora ibindi bitangaza. Turabona ingero eshatu: umugaragu w'umusirikare, nyirabukwe ya Petero, n'abandi barwayi benshi, ndetse n'abahanzweho na roho mbi, bose Yezu arabakiza. Reka by'umwihariko tuzirikane ko urugero rwa mbere rwuzuyemo kwinginga, gutakambira, aho umutegeka w'abasirikare yinginga Yezu agira ati Nyagasani, umugaragu wanjye aryamye mu nzu iwanjye, ni kimwe kitinyegambura, ngwino umukize. Amen. Aryamye iwanjye mu nzu yanjye, ma demeure, iyo nzu umubyeyi, ako kantu karimo ububyeyi, la paternité. Yezu rero umva gutakamba ko ababaye ati ndaje mukize. Iki gisubizo uyu mutegeka w'abasirikare ahaye Yezu, Nyagasani sinkwiye kwa kwinjira mu nzu yanjye. Twibuke ko uyu musirikare ari umuromani, centurion romain. Ni muri iki gihe cya Yezu Abanyaroma bari bafite ubutegetsi muri Isiraheli. Rero utari umuyisiraheli yari umunyamahanga n'umupagani yewe. Rero abanyamahanga bo ntibari bagenewe umukiro. Mu by'ukuri umusirikare iyi faveri ntabwo yarayigenewe. None Yezu umunyampu agiye kurenga imbibi. Rero kuri umusirikare n'ugutungurwa pe. Iyi ni surprise. Niyo mpamvu nawe yumva atabikwiye, indigne.
twibuke kandi kuri isengesho ry'uyu musirikare ariryo dukoresha muri liturujia mbere yo guhabwa Yezu mu Karistia. Ritwibutsa ko turi abanyabyaha, abanyantege nke, tutari dukwiye kwakira Yezu wacu ko turi abanyabyaha, turi abanyamahanga. Rero bidusaba kwisukura kugira ngo Yezu azi wacu, ariko ku mpuhwe za Yezu aratuzana. Ni koko abari kure bose Yezu azabazana. Yezu rero yaje kumukiriza umwana ati genda uko wemeye abari kugirirwa. Amen. Urakoze Yezu kudukiza. Yezu akunda bamwegera bakamusaba ibyo bakeneye, bakiyoroshya, bakamutakambira. Ni muze rero natwe tumuhabwe mu Karistia. Ese mu by'ukuri nihe sano iri hagati y'umukozi n'umukoresha we? Ni cya kibazo babajije umwana w'umuhanga bati ari uko umukozi ari uko umwana mu rugo wahitamo iki? Nuko wa mwana arasubiza ati nahitamo ko umwana mu rugo kuko umukozi yakosheje baramuhana bakanamwirukana ndetse bakaba banamurihisha ibyo yangije byose, ariko umwana we aguma mu nzu, akaba naho bamukosorera igihe yakosheje, ariko akaguma mu nzu. Aha, urakoze mwana. Umwana aguma mu nzu naho umukozi akirukanwa mu nzu. Ibaze nawe wa mutegeka w'abasirikare ati umugaragu wanjye aryamye mu nzu iwanjye. Mu nzu iwanjye, kuba mu nzu nyine ni ukubura umwana, kondisiyo ni ukuri umwana. Umuromani we kuvuga iyi nzu ni nkaho nyine by'imishahara, gucakaza abakozi, kubafata nk'abagaragu, abacakara, yarabirenze kera kandi twumva ukuntu yarakomeye pe. Nyamara wa mubyeyi we, umukozi wese wageze mu rugo rwawe, mu nzu yawe, ujye umenya ko ahita ahinduka umwana wawe. Uwo nawe uramujejwe, uramushinzwe. Ubaye uri umukristo, mbese ugafatira urugero kuri umuseka w'umuromani, uwo mwana wageze mu rugo rwawe wamwambika neza nk'abana bawe, wamuvugisha neza, wamuganiriza neza, wamwitaho nk'umwana wawe, ukaba wamurihira n'amashuri yewe ukazanamusabira cyangwa ukazanamushyingira. Nuko rero bose waryamanye n'umukozi we ntaho bitaniyerega no kuryamana n'umwana wawe. Ayo ni amahano, inceste, kuri iyo foto uryamanye n'umubyeyi wawe. Bityo rero umuntu wareze wese ahinduka umwana wawe, uwakureze agahinduka umubyeyi wawe. Akayamvugo Munyarwanda ati uburere buruta ubuvuke. Ntabwo rero ababyeyi gusa bakubyaye mu nda bakurera, ahubwo n'abandi bose, inshuti n'abavandimwe, abamenyi, abaturanyi, bose binjira muri ubwo burere. Abo ni ababyeyi bawe. Ibaze nawe amahano akorerwa mu ngo iwacu kubera gufata umukozi nk'umucakara aho kumufata nk'umuntu, inshuti, umuvandimwe. Rero abapagani bo bakomeza gukataza amasano y'umubiri inyuma gusa, nyamara twebwe abakristo turi abana b'Imana, dufitanye isano isumbi y'amaraso, isano ya roho, isano y'ukwemera. Nuko rero umubyeyi uze kwisuzuma, nawe uze kureba icyo ujya uhemba abakozi bawe. Ese wasanga nabo abakozi bahora bagenda bakaba baragushizeho ngo kubera agasuzuguro, kubera ko banga kubaroha kwa Sekibi, bagahitamo kwigendera, bagahitamo kwangiza ingeso mbi z'ubucakara, waho ushaka kubateza. Nguko gucakaza abakozi bacu. Ubucakara buracyariho, baba bose bashora abakozi babo kwa Sekibi, ingeso mbi z'urukozasoni n'ibindi bibagusha kandi ari abana babo. Ese koko ntiberengewe ni bangahe mfasha nkabitaho ndagendeye ku isano y'umubiri, ngambiriye kubakira neza, kubavuganira, kubakiza, nk'abasohoza ku Mana kandi nta zindi nyungu mbatezeho. Mukoresha rero, fata umukozi wese nk'umwana wawe. Nawe umukozi, fata umukoresha wawe nk'umubyeyi wawe. Buri wese yumve ko afite inshingano zo kuvuganira abashinzwe, kubasabira, kubavugira isengesho, kubatakambira ku Mana, ukabasabira, ukabavuganira mpaka ubagejeje kuri Yezu. Mbese nk'aho umubosi mwiza, umukozi arwara nuko agafatanya njoro akaba ajya kwahirira amatungo, undi agasimbura umukozi wo mu gikoni mu gihe agize ikibazo cyangwa yarwaye, undi akaba yamujyana kwa muganga. Nguyu musirikare w'umuromani nyine amujyanye kwa muganga mukuru Yezu, undi akamwambika aho kumwambura, undi agatetesha umukozi we nk'umwana nyine mu rugo. Umwana ateta mu rugo, umwana agateta ku babyeyi ariko atari bajeyi. Nuko rero ibyo byose bikabera muri Nyagasani. Yezu akinjira mu nzu zacu. Yezu umukiza wacu nta cyakunaniye. Uyu mutegeko w'abasirikare waje agutabaza, agatakambira umwana we, bityo akaduha urugero rwo guhihibikanira abo dushinzwe mpaka tubagejeje iwawe Yezu. Nanjye uyu munsi nemeje kuzana umubano mwiza, bonne relation, kubanyobora cyangwa kubonyobora. Mfatiye urugero rwiza kuri uyu musirikare w'umuromani, ume kudafata abakozi nk'ibikoresho, nk'abacakara, ababoyi cyangwa abayaya, ahubwo nk'abana mu nzu, abana wandagije. Ngomba kuvuganira no kwitaho buri munsi, nkabakunda nkuko nanjye nkunda Yezu mwiza buri munsi.